Twagiye koma amashisha wamenye ubwenge kare hakizwa n'amaguru kataramutega ijipo. Ese burya nuko bigenda? Nuko rwose hagomba kuba harimo Imana, Yesu n'abandi bantu bose muri Bibiliya. nabo. Ese shamba okay, nta kibazo, reka nguhindurire. Ngahindura. Twahujwe n'Imana. Wewe banza making sure yuko wakanze subscribe, reba ko kantu kameze nk'akamba ukuntu ukore iyo video sharing bagenzi bawe, like unuyibagirwe. Ako kantu k'agapfunsi kameze gutya, banza ukande like, agakomenti kawe kavuga ati basore banje mukomereza aho ngaho, nako karakenewe. Courage basore banje, maze ubundi twite twirebera video isekeje kurusha izindi zose mu Rwanda. Niba ibyo byose wamaje kubikora, let's go. Twisanze gute muri ibi bintu? Twisanzemo gute? Mbere na mbere yuko umbaza uko wisanzemo, ibyo wisanzemo byo ndabizi. Twisanze gute kugira ngo tubane turi babiri twese mutwe dusange turi vide? Utabeshye, ibintu uvuga warabipimye, wabikoze ubushakashatsi Cyane rwose. Icyambere tumanze iminsi 5 tuburana. Icya kabiri muri twe nta numwe ufite n'igiceri cy'ijoro. Icya gatatu nta n'utekereza icyo gukora. Ubwo ni gute tutari amavide mu mutwe? Ugurishwa yuko muri ibyo bintu byose nta na kimwe mfitemo. Kihese Umva mbanze ngiye nkubwire. Nubwo tubana tukaba turya bimwe, hari ibintu bimwe. ibihe turya Harya ubwo nubwo turya ubusa. Ariko umenye ko ngiye nawe mu mutwe tuduhanye. Ntabwo duhanye mu mutwe. ubwo mutwe yawe hateye ute? Umva mbanze nkubwire. Maje kureba gutya mbona inzara igiye kutwicira hano. Nagiye ahantu hose nshakisha uko nazagutunga, kuko we n'ubundi ntabwo bikunda ko we wazanura. Nabivuga turi kwa ntunga. Nagize gutya mbona ahantu hari itangazo ryuko hari umupasiteri waje gutanga akazi kuzamura impano z'abahanzi ba gospel bakiri bato. Urashize none. Uje tuvuga kugiye kuba umuhanzi. Tugiye kuba abahanzi ba gospel. Umva igicucu. Kuva nabaho nakitwa Zuzu. Sindabona bagiye gusenga. Yabanye kwa nyabasogokuru wanyu abana babyara banyu. Nta numwe ujya mu rusengero. Reka nimba ari umuhanzi ugiye guteza imbere ubupfumu. Genda gapfumuke nda n'amaso. Wambesiriwe. Ni wavuze niba iyi deal utayirimo nkayikora ngenye. Rino nimba ari ibintu bijyanye n'Imana ubikore wenyine. Ariko se ntabwo wizera Imana? Ndayizera cyane rwose. None niki gituma utaza ngo tujyane muri iyi deal? Wanjye kintu nizera nuko utazi kuririmba indirimbo z'Imana. Njyewe ntabyo ngarimba twumve se. Muririmbe? Okay, nta kibazo. Banza ukoma amashyi. Ku cyumweru ndagazwe. Niko mabera nyoko ugeze mu indirimbo y'Imana ibamo ndagazwe. Ubu indirimbo z'Imana zigomba kurangwa na Yesu, Imana, ba Dawidi na ba Mose ndetse n'abana. Nuko iyo ndirimbo muri myo ndagazwe, iyo ndirimbo ni y'Imana. Ese burya nuko bigenda? Nuko rwose hagomba kuba harimo Imana, Yesu n'abandi bantu bose muri Bibiliya. nabo. Ese shamba okay, nta kibazo, reka nguhindurire. Ngahindura. Twahujwe n'Imana, ninde wadutanya n'urupfu ntirwabibasha. Noneho ngo ntabwo wemeye? None hajemo urupfu. Nese mu ndirimbo z'Imana hazamo urupfu cyane rwose. None se Yesu ntabwo uzi yuko yapfiriye ku musaraba? Urupfu ni ikintu kibana n'Imana ndetse n'abantu bayo. ariko uziko ari byo. Nibyo. Yesu yishwe na nagari ba Dawidi. Yesu yishwe na ba Pilato Yuda. Ibyo akaba bujya amafangano ariyo. None wademe tujyane? Yari wahubwo twagiye. Ngewe mari izere turajya amafaranga menshi. Indirimbo z'Imana ndazizi nyinshi kandi. Okay, kurikira tugende. Ko warudusize pasite? Nari nitaye nabuze abantu. Uyu mudugudu wanyu ntimusenga? Ibyo byo gusenga byose nibyo tubamo. Twe n'Imana
na Yesu bose twarabahinze na Dawidi twari tugiye kumuhinga ahita yuma nawe ariko natwe tugiye kumuhinga. None twebwe dufite kurari zirenga 1000 hangaha, none ngo warugiye utatwande cyane rwose. Ubu nari nitahiye n'amafaranga nari nazanye, ubu nari nyashubijeyo kubera ko mwari mwatinze. Ayo twayabariye wiyasubiza. Ayo ayacu rwose nitwe wari wayazanye. Na yacu. Oya nta kibazo. Nta kibazo ngo ni muze. Gora. Muze rwose. Mwatinze. Ayo na yacu nibyo twakubwiraga. Aha. Sasa rero murabona ko amasaha yatujyanye mwatinze. Ubwo rero ikintu mugiye gukora mutangire muririmba mwihutisha, mwumve ko mufite impano mbone kubandika. Kwaje koma amashyi. Wamenye ubwenge kare hakizwa n'amaguru kataramutega ijipo. Rekeraho. Indirimbo y'Imana ibamo ijipo ibaho. Oya pasi banza wumva indirimbo ukirangira uratumva ibyari byo. Indirimbo y'ijipo Cyane rwose. Ngaho mukomeze. Nagapagani karacumuza nanjye mbona kazamfata kakansitaza. Nagapagani karacumuza mana mfasha katazamfata kakansitaza kakoni kabaya kaza. Iyo ndirimbo kuko ni iy'Imana. Ariko se pastor ntago bishavuga ngo Imana izamufasha katazamusitaza. Ese yose Imana azanyemo. Ariko oya. Iyo ngibyo uri kumva ntago ndi kubyumva neza. Nawe izo ndirimbo zawe ntago ndi kuzumva neza. Ariko ntacyo. Uwo nave umugenzi wawe najyeho nawe numvise. Ega pastor twe turi korari. Muri korari? Yego rwose. Yitwa ngo ikize? Abanyamujinya. Ko ni muririmbe numva. Rero ngaho mfasha indirimbo kugira iryohe. Okay. Ati yurururu. Gahoze mwitara dore kabaye. Ati yurururu. Gahoze mwitara dore kabaye. Pastor wari hano agiye. Urashize none. Ese pastor ugiye he? Izo ndirimbo ni iz'Imana yo kwa Museveni. Ubu nayo turayahura. Twese ubite uri kurimba biririmbo bitaba.